ntabwo ari isura cyangwa ntabwo ari pasiporo ushobora kuba mu Rwanda umunyarwanda umutima ubu rero n'abanyarwandakazi umutima mwaye perezida wacu wa sangira nawe avuga ijambo murakoze. Muraho. Muraho. Amakuru. Jambo ryanje inshuti Fadeli, inshuti Panishuri, inshuti Pastor Christian, Edin, inshuti namwe muri hano twishimiye kuza kwifatanya namwe gufungura ku mugaragaro ishema iyo kuba mu Rwanda. Murakoze cyane. I'm very happy to be here. I'm very happy to be here. It's my 8th time in Rwanda, and I will be back many more times in the land of the 1,000 hills and in the land of the 1,000 smiles. murakoze cyane sangira twebwe tubaha amashyi. dufite abanyeshuri bavuga uruzungu tukagira n'abashuti bacu bavuga ikinyarwanda ntabwo ibintu bishimishije. turi abanyamugisha rero karere ka Nyamasheke turi abanyamugisha. umunota umwe hari ijambo murabe kuvuga kandi nifuza yuko nivuga kugira ngo twese hamwe tubashimire kandi tubone ko ari byiza cyane. umuryango wa sangira bagiranye na partnership na association y'aba-retired people bo muri Suisse. muri bo harimo abantu babaye retired muri hotel, muri hospitality, muri departments zitandukanye kandi bemeye kuba volunteers kujya baza gutanga ubumenyi hano. ari ikintu cy'ingenzi cyane kubera aba-professionals bamaze imyaka 34 muri hospitality bafite service iremereye cyane baza kuvolunteeringa hano for 2 months, 1 month, 3 months. ni ikintu cyamuzeho cyane kandi baje as volunteers kuko ntabwo tubashe kubona aho kubahemba. rero sangira thank you. And I was talking about the retired people association who are willing to come volunteering in this training center. hajemo abigisha bakery, abigisha pastry, abigisha amoko atandukanye y'amafunguro y'Iburayi n'izindi parts z'isi yose. ni ibintu by'ingenzi cyane. so nakoze cyane ari muri zo nashaka kuvuga. arakoze cyane Christian. njyewe ikintu numvisemo mu byo avuze ko tugiye kurya amafunguro y'Iburayi. ibyo bimaze mu gutwi. ubwo rero niba ahangaha biteguye kurya ifunguro ry'Iburayi. ibi bintu by'ahangaha tugiye kuba tugiye turya amafunguro y'Iburayi. ibi bintu ntabwo bishimishije. noneho twabonye ababyina traditional, sibyo? umuco nyarwanda hano twawugaragaje. twakiremo abandi badususurutse ubundi mbereke ibintu tugiye gukora.
Haleluya, ababyeyi bashobora kubasangira kubera ko twagiriwe amahirwe twigira muri etaje twiga neza twahisemo kwishima tukajya twibyina naho ubundi ubu ntabwo hari minerivare wigiye muri etaje wabuzwa n'iki kubyina. Our friends, we are so happy. We decided two things. One thing, we have good classrooms. We take your class. We are studying and we have trainers and we are not paying anything. So we decided the other thing around, let us dance and be happy because who gets such a chance? Thank you so much. Rero aka kanya tugezemo katwakire umuyobozi w'akarere ariwe mushyitsi mukuru agiye ikintu tugezemo.